ndahera cyane cyane mvuga umuyobozi mukuru wabaye uwa mbere mu bashinze FPR akanayiyobora, Major General Fred Gisa Rwigema. Hari n'uwari umwungirije waje nawe kuyobora FPR, Alex Kanyarengwe. Hari Major Peter Bayingana, hari Rutabair Modeste, hari na Aloysia Inyumba. Ntabwo ndi bubavuge bose, ariko ndagira ngo abo mvuze duhereye kuri abo uzakomeza tuvuge n'abandi igihe cyose, ntabwo ari ukubibagirwa. Mu bandi navuga tukiri hamwe bagaragaje ubwitange kubera gukunda igihugu cyabo, igihugu cyacu twese, no guharanira imigabo n'imigambi bya FPR. Sinakwibagirwa umusanzu waba bakurikira: Tito Rutaremara, Bosco Mujengana, Musoni Prote, Rugogwe Innocent, Michael Rugema, Bwitare Eulad, Karemera Joseph, Mutimura Zen, Karenzi Theoneste, Akaye Zukoni. Niyo nabavuga umunsi wose sinashobora kubavuga bose uko bikwiye, ariko n'abo bandi benshi rero tutarondoye kandi barabaye intwari, barabaye intore nziza z'umuryango kuva umuryango FPR Inkotanyi utangira. Ngira ngo abo bose amazina aragenda aza ukuntu tugenda tubibuka. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya uba umaze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite interineti, nimusure Intsinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungura ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Ntore z'umuryango wa FPR Inkotanyi, mwiriwe. Mwiriwe neza. Reka mpere kubanza kwakira abashyitsi bacu.
mpereye ku bayobozi b'igihugu cya Uganda cy'inshuti cy'abavandimwe nyakubahwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, hanyuma nkurikijeho nyakubahwa Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Ethiopia, cy'inshuti cy'abavandimwe Haile Mariam Desalegn, hanyuma nkurikijeho uwo kandi akaba yari yazanye n'uwo bubakanye urugo madamu we, nkakurikizaho abandi baje babaherekeje ariko n'abavuye mu bindi bihugu by'inshuti bifite ababihagarariye hano. Ubwo hari abaje baherekeje Perezida wa Uganda bavuye mu National Resistance Movement, kandi hari abaturutse muri EPRDF nabo bavuye muri icyo gihugu cya Ethiopia. Ndakurikizaho abaturutse mu gihugu cya Eritrea bahagarariye umuryango EPFDJ, Eritrean People's Front for Democracy and Justice. SPLM, Sudanese People's Liberation Movement of South Sudan. CCM, Chama cha Mapinduzi ya Tanzania. CNDD, FDD, Burundi. Hakurikizaho, last but not least, Community Party of China. Baje kwifatanya natwe kandi bafite delegation nini yaje kwifatanya natwe. Abo bose rero ndagira ngo mbashimire cyane. Ariko hari n'ibindi bihugu, hari aba Mozambique, hari country delegations za Lesotho, Benin, Nigeria, ndetse na benshi b'inshuti z'u Rwanda, b'inshuti za RPF bavuye mu bihugu bitandukanye bababwiye. Ndagira ngo abo bose mbashimire cyane. Uyu munsi rero ni umunsi w'imena mu mateka y'igihugu cyacu. Ni umunsi twizihiza yubiri y'imyaka 25 umuryango wa FPR Inkotanyi umaze ushinzwe. Nkaba nishimiye kwifatanya namwe mwese kuwizihiza. Kuri uyu munsi
nanone nkaba nifuje gushimira abagize umuryango wa FPR kuba babyirutse neza. Bitagaragarira mu myanya gusa ahubwo no mu bikorwa twashoboye kugeraho twese dufatanije. Ikigejeje umuryango wa FPR aho ugeze aha ni umurava n'ubwitange bya benshi muri izo ntore n'abayobozi b'umuryango. Mu buryo bw'umwihariko ndagira ngo nshime abacu bose bitanze bagahara ubuzima bwabo kugira ngo abanyarwanda twese tugire ubuzima bwiza. Tugire ubwisanzure n'agaciro dufite ubu ngubu kandi tuzakomeza guharanira. Ndahera cyane cyane mvuga umuyobozi mukuru wabaye uwa mbere mu bashinze FPR akanayiyobora, Major General Fred Gisa Rwigema. Hari n'uwari umwungirije waje nawe kuyobora FPR, Alex Kanyarengwe. Hari Major Peter Bayingana. Hari Rutabair Modeste. Hari na Aloysia Inyumba. Ntabwo ndi bubavuge bose ariko ndagira ngo abo mvuze duhereye kuri abo uzakomeza tuvuge n'abandi igihe cyose. Ntabwo ari ukubibagirwa. Mu bandi navuga tukiri hamwe bagaragaje ubwitange kubera gukunda igihugu cyabo, igihugu cyacu twese, no guharanira imigabo n'imigambi bya FPR. Sinakwibagirwa umusanzu waba bakurikira: Tito Rutaremara, Bosco Mujengana, Musoni Prote, Rugogwe Innocent, Michael Rugema, Bwitare Eulad, Karemera Joseph, Mutimura Zen, Karenzi Theoneste, Akayezu Koni, niyo nabavuga umunsi wose
nshobora kubavuga bose uko bikwiye ariko n'abo bandi benshi rero tutarondoye kandi barabaye intwari barabaye intore nziza z'umuryango kuva umuryango FPR Inkotanyi utangira ngira ngo abo bose amazina aragenda aza ukuntu tugenda tubibuka mu ntangiriro habanje kwisuganya binyuze mu miryango itandukanye cyane cyane yari ishingiye ku mpunzi aho zari ziri hirya no hino abantu bishyira hamwe bashyiraho imiryango ishingiye kuri ubwo buzima barimo hari niba mwibuka habayeho Rwandese Refugees Welfare Foundation hanyuma haza kubaho RWANU ariyo Rwandese Alliance for National Unity ibyo byose byagiye biganisha ku mavuko ya FPR Inkotanyi ibyo byose byari bigamije gushaka uburyo bwo gukemura ibibazo byari byugarije igihugu cyacu iyi miryango n'amashyirahamwe yashakiraga ibisubizo mu mahera anyuranye mu kuboza 1987 abanyarwanda bo muri aka karere ka Afurika n'abandi babaga mu mahanga ya kure bakoze inama habaho kwiyemeza kubaka igihugu kigengwa n'amahame ya demokarasi ishingiye ubwisanzure n'ubutabera abanyarwanda bakwiriye muri iyo nama ya mbere nibwo umuryango Rwandese Patriotic Front Inkotanyi wari ugamije guhindura no gukuraho ingaruka z'imyaka myinshi yarangwaga n'ubutegetsi na politiki bibi wavutse wiyemeje kugarurira abanyarwanda agaciro bari barateshejwe kubasubiza ubwenegihugu bari barambuwe no gucyura abari barahejejwe hanze y'igihugu cyabo umuryango wa FPR Inkotanyi waranzwe iteka n'ubushake bwo kongera kubaka u Rwanda rwari rwaraciwemo ibice rukaba igihugu umunyarwanda wese yaturamo akamererwa neza akagira agaciro n'ubwisanzure uretse guhindura imiyoborere mibi no kurwanya akarengane FPR Inkotanyi yaniyemeje guteza imbere igihugu n'imibereho y'abanyarwanda muri rusange yabanje kugirana imishyikirano na leta yari iriho icyo gihe mu Rwanda kugira ngo dushakire hamwe uburyo bwo gusubiza abanyarwanda
uburenganzira n'agaciro kabo, ariko izo nzira ntacyo zagezeho. Izo nzira ntabwo zashoboye kuduha igisubizo. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko umuryango FPR Inkotanyi ufata intwaro ukabohora igihugu. Iyo leta yari iriho icyo gihe yakomeje kubiba amacakubiri no kwambura abanyarwanda ubuzima, ari nabyo byavuyemo gutsemba igice kinini cy'abanyarwanda. Hanyuma uko gutsemba abatutsi biza guhagarara muri 1994. Banyacyubahiro muri hano mwese, bashyitsi bahiri, ntore za FPR Inkotanyi, banyarwanda mwese, guhera icyo gihe FPR Inkotanyi yakomeje kurangwa n'ubushake, umurava ndetse no kubaka ubushobozi kugira ngo dukemure ibibazo bikomeye byari byarazitiye u Rwanda. Ikigaragara ni uko igihugu cyacu ubu kimaze kubaka umusingi ukomeye, kimaze kugenda gitera imbere, tudashobora gusubira inyuma. Niyo hagenda haba inzitizi nk'izo duhura nazo buri gihe, FPR, abanyarwanda bose turacyari ba bandi. Bashobora guhera kuri bike dufite tukagera kuri byinshi twifuza. Turacyari ba bandi bashobora kujya mu ndaki tukarwanira ukuri, tukarwanira uburenganzira, tukarwanira agaciro kacu. Turacyari ba bandi badashobora gutangwa imbere, kuzitirwa n'ibinyoma no guhimba. Ntabwo twabe ingaruzwa muheto z'ibinyoma, ntibishoboka. Bityo rero abanyarwanda barangajwe imbere na FPR Inkotanyi, dukwiye gukomeza kubaka igihugu cyacu cyunze ubumwe, tugakomeza kubakira ku musingi uhamye, bityo igihugu cyacu nubwo cyatinda ntabwo kizahera, kugera ku majyambere twifuza. Abantu n'izo nzitizi navugaga byadukerereza gusa, ariko ntabwo byatubuza
kugera iyo tujya. Ibi byose nari maze kuvuga mu mwanya washize byagiye bikorwa n'ibimaze kugerwaho, ntabwo byari gushoboka iyo hatabaho ingamba zihamye zo gushyiraho no guha amahirwe angana buri wese mu burezi. Mu by'ubuzima no mu kazi, guha ububasha abategarugori kubaha umwanya wabo bakwiye n'ubundi, n'urubyiruko narwo rukagira umwanya warwo. Wo kuzagira ngo batubere abayobozi beza b'uyu munsi, cyane cyane ejo hazaza. Bityo ndetse no guha no gusubiza agaciro ababana n'ubumuga. Kubana kugira ubumuga ntabwo bivuze ko ntacyo umuntu aba ashoboye, ntabwo ari byo. Ikindi cyangombwa cy'ingirakamaro cyitaweho kandi aricyo byose bishingiraho, guteza imbere ishoramari no korohereza abikorera kugira ngo bashobore gukora byinshi bazi bakoraho bikabateza imbere, bigateza igihugu imbere. Ikigaragara ni uko hari intambwe ishimishije muri iryo terambere. Ubukene burakomeza kugenda bugabanuka ku muvuduko ushimishije, n'umutungo w'Abanyarwanda uragenda wiyongera. No mu bihe bikomeye umuryango FPR Inkotanyi ntiwatezutse, ntuzatezuka no mu bihe bizaza ku nshingano zawo, ahubwo wakomeje gufatanya n'Abanyarwanda mu gutanga umusanzu kugira ngo imibereho myiza ibereye buri munyarwanda ibeho, iboneke kandi irambe. Nk'uko umuryango FPR wabyirutse, uzakomeza gushyira inyungu z'igihugu no kubaka inzego zihamye mbere y'ibindi byose. Iyo myumvire niyo ituma haba ibiganiro n'impaka zubaka, ibitekerezo binyuranye bikaba kuzuzanya biva mu Banyarwanda bose, kugeza ubwo havamo ubwumvikane busesuye hamwe n'imyumvire ihuje.
banyacyubahiro, banyarwanda, banyarwandakazi, inzira iracyari ndende. Tumaze imyaka 25 gusa ku rugendo, ariko duhanze amaso imbere kandi ntituzatezuka. Abavutse umuryango FPR utangiye ubu bafite imyaka 25. Ubu ni abasore, ni inkumi. Aho urwo rubyiruko rutandukaniye na bamwe muri twe, ni uko umuryango wacu utagize amahirwe yo gukura nk'abandi bana, nk'abo bana. FPR yamenye kwiruka mbere yo gukambakamba. Bitewe n'ibihe yakuriyemo. Urubyiruko rw'ubu ari narwo rwa FPR Inkotanyi, ni urw'u Rwanda. Rugomba kuzuza inshingano zarwo, rukageza igihugu cyacu ku rundi rwego. Ikibanza cyarateguwe, harashijwe. Igisigaye ni ukubaka, ni ukuzuza intego, kandi ayo mahirwe yo kubigeraho nayo arahari. Umuryango wacu wishimiye gukomeza gukorana n'indi miryango n'amashyaka ya politiki by'Abanyafurika baharanira kuzamura Afurika yacu no kuyihesha agaciro n'icyubahiro bikwiye ku isi hose. Iyo miryango kandi ni imwe muri ya yindi nababwiye yaje kwifatanya natwe hano, kandi twaba tubyishimiye. Afurika ntabwo ikwiye kubura ijambo n'agaciro kayo. Kandi abayituye dufite umutungo n'ubukungu bikwiye kuduhesha iryo jambo. Afurika dufite byose, dufite umutungo, dufite abantu. Igisigaye ni ugufatanya, ni ugukorera hamwe, ni ukuzuzanya, ni ukurwanira ukuri, tukiteza imbere. Kandi tugomba kubiharanira, kuko nta wundi uzatugeza kuri urwo rwego utari twebwe ubwacu, sisi wenyewe. Uyu munsi ukwiye kutwibutsa aho tuvuye
kandi ukatwongera imbaraga kuko urugamba rw'Abanyarwanda n'abandi banyafurika rwo kwihesha agaciro no gutera imbere ruracyakomeza. Nagira ngo rero mbashimire, mbifurize umunsi mwiza, mbifurize ibirori byiza, mbifurize Noheli nziza, mbifurize nabifurize umwaka mwiza mushya w'ibihumbi 2013 tugiye kujyamo. Ibyo byose kandi mbyifurije n'abashyitsi bacu, abavandimwe n'inshuti zacu bari hano. Murakoze cyane.